wisasiye umuntu umuhungu rwose ibasi musiramu bibaye tugatuza bakicara tugakora ibintu bizima. There is a substitution from Rayon Sports, number 29. Iraguha Haj is replaced by number 10. Yusuf Ura.
gusimbuza ku ruhande rwa Rayon Sport nimero 29 Iraguha Haj asimbuye nimero 10 asimbuwe na nimero 10 Yusuf Ram. Manu, bitwaye twongere turirimbe
BC TV show twakiriye umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ni nawe ni na kapitene w'ikipe ya Rayon Sport. Ni match mwakiriye gute Mitima? Turishimye rwose ko tubonye amanota 3. Ni match twari dukeneye cyane ko muri hari ikipe twaranganyije tuyikizere ko ishobora gukina natwe uyu munsi twatubonye 3 turishimye cyane. Igice cya mbere byagaragaye ko habayemo y'intege nke niko umuntu yavuga ku buryo byarangiye ari ubusa ku busa. Ku ruhande rwawe wabonye iki cyabuze kugira ngo mubashe gutsinda ibitego kirenze kimwe? Urabona uyu mukino wari tight cyane, ikipe yaratwize natwe turayiga, so twabaye nk'abatinyana twanga gufungura umukino, ariko dufunguye mu gice cya kabiri ko twabonye amahirwe y'igitego. Navuga ko twatinyanye ukuntu ariko byaje gukunda. Yes, nka kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport wabonye ko ikipe ya Rayon Sport igira umufana ari we mukinnyi wa 12, wabonye ko nta bafana benshi bari bahari, kandi twari tumenyereye ko ikipe ya Rayon Sport ijya gukinira yaba ari mu mivizi yaba mu minsi isanzwe nyine usanga stade yakubise yuzuye. Niki kintu wabwira abafana muri rusange na cyane ko mpamvu bakeneye kuri stade? Abafana cyane basaba no kubasaba nibo bantu dukinira, nibo dukinira, nibo ba support yacu ya mbere. Bihangane aho tutababaniye bari baruka, so batubonye baduha support bakeneye no kuri match of match komeye tubakeneye cyane, bagaruke nibo bakinnyi bacu ba 12 iyo tubafite baduha motivation. Mitima, uratwemera tujye andeo gato ya match y'uyu munsi, uri kapitene nkuko nakomeje kubivuga, hagaragaye kubura k'umukinnyi mugenzi wanyu Gato bya Abdul, bivuga ko byanabatunguye kumubona muri mwagiye muri lokale ntimwamubona. Iki kintu watubwira kuri ibyo bintu? First of all, nta kintu cyinshi nabivuga, ariko iriya ni opportunity zarimo once in a while, so niba abonye opportunity yo kujya gukina hariya, ahubwo icyo twakoze ni ukumwifuriza amahirwe tukanamwohereza ku buryo yagenda bikamuhira, ko dukeneye abanyarwanda benshi basohoka. Wenda buryo yagiye sinshaka kubisiraho cyangwa ibindi simbizi, nta kintu mbizo, ariko icyo navuga ni ukumwohereza ahubwo tukamusupport nk'abanyarwanda twese n'abantu bose, tukamusapotinga nk'abavandimwe, tukamwifuriza amahirwe ahagiye. Tugushimire cyane kapiteni.
bintu bireke mwani abafana iyi niyo boro ya danje ibyo bintu byewe siporo dusangana kuri yahuye stadium tujye kumuganiza gato dukomeze ni umukino wagiye kuturanga murakoze cyane mbere na mbere bahita Abdul guturuka mu gatsata bana baranza abo bose baraza abakuzi ba siporo ukiri ukuntu nakiri umukino n'ibyishimo byinshi tunyote winta ku mukino turashaka gutsinda siporo abakuzi ba siporo bakagaruka ku kibuga urabona ko n'ubundi nubwo bari baje ni mu mibyizi ariko ndasaba ko match ikurikiyeho bazaza Amagaju turayatsinze kandi turatsinze tuyarusha ni umukino wabonye mu kibuga byari bimeze gute hagati y'abafana y'abakinnyi b'ikipe ya siporo babona ko byemeze gute abafana urabona ko twe turabafana turi umukino wa 12 tuba tubari inyuma baba babizi umurindi wacu mbere na mbere wonye ko ndashimira umuzamu mbere na mbere bana Kadimanzi yakinye neza n'umuzamu uzi guhagarika abakinnyi amasave menshi amatekinike n'amataktike n'umuzamu ubizi neza guhagarara mu kibuga urabona ko umutoza aba yarabatoje nta gihunga Rayon Sport ifite irakina ituje irashaka itsinzi ni umukino Rayon Sport itanye amanota 3 yari nyotewe cyane na cyane ko umuntu yavuga ko igarutse muri course y'igikombe ariko ntabwo abafana ari ikirengano kuri stade yahuye kandi twe tumenyera ko ikipe ya Rayon Sport niyo yajya hehe niyo yajya mu ntara niyo yajya hehe abafana baba bari hejuru Amagaju yadukaniye niki Amagaju yazanye ibintu uyu munsi ni mubi ikintu urabona Amagaju yazanye ibintu ari mu mibyizi abakinnyi ba siporo barakonje nk'abakunzi ba siporo message ngiye guha abakunzi ba siporo batuye mu Rwanda ndetse no mu mahanga bahaguruke tugaruke inyuma ya ikipe hari tugaruke mu kibuga n'udushyira n'umukeba avuga ngo araturusha ubwishyu bamaze iminsi batara kuri stade ndabinginze please ndabasabye nk'umukunzi wa siporo nkanjye Abdul mugaruke kuri stade dutwike ikipe nziza dufite abatoza beza dufite abakinnyi beza byose birashoboka nimucike intege byarangiye ngewe banyita Fatuma guturuka i Muhanga singiye kukubeshya Amagaju yacukuye imva ariko ntabwo imva igisibwa iyi mva ndayihambamo Amagaju ahubwo ikintu nshaka yarashaka kuza gukurikira iyo ndashaka ko twebwe tuzicara nka Rayon Sport tugatekereza tukavuga tuti twashyinguye Amagaju ariko tugomba kujya gukurikira iyo umunsi wo kujya gukurikira tukabutekerezaho tukaza tugakurikira naho ubundi ikintu nakubwira twebwe Rayon Sport ni ikipe nkuru tujya mu kibuga dushaka igikombe muri abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kuvuga abafana murabizi ko ikipe ya Rayon Sport ifite gahunda yo guhemba umukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa 12 n'ukwa mbere mbwira wowe uraha amahirwe ngewe ukwezi kwa 11 ndaguha umuntu bita Muhireke kapiteni watsinze n'igitego ukwezi kwa 12 ndaguha umuntu bita Ruvumbi urumva mujera ko mutifeni ekotite mwana wa Nzambe ukwezi kwa mbere ndaguha umuzamu bita Ndiyayi abo uhamahirwe muri bino bihembo ngewe nk'umukunzi wa Rayon Sport ureba kure kandi ngewe ntabwo njya mbera ntabwo ngitora ndatora Kadimanzi ya uno uku kwa mbere naguha umukinnyi bita Zinga Ruvumbu urazavuza gitware nta wundi uzamukuraho nta wamuhiga ariko natagitwara kapiteni Muhereke Veruni nta kibazo agitwaye ariko mumenye ko abakinnyi bashaka ibihembo Kadimanzi yarabibarya bo nukuvuga ngo na mezi 3 nubuza Ndiyayi yarataraza guhera mu kwa mbere no kwa 12 yaje mu kwa mbere nibwo twamubonye ariko mu kwa mbere mu kwa 11 ngiye umukinnyi nabonye singiye kwirarira ni Muhireke ugingo ntago yakwemeza ntago ugingo akamwe birimo biraza nakana mugira oroje birimo biraza ariko igihembo cya kwa 11 rwose ngewe ariko nk'umukunzi wa Rayon Sport
ni icyakivu. Tubashimire cyane. Mugoroba mwiza wike, mugoroba mwiza kabisa. Ibihembo bigiye gutangirwa hano muri Huye uko mwabashyigikiye muraza kubashyigikira n'ubundi twagiye kuri bisi. Bakunzi ba Itsinzemo nibaza komeze neza cyane muri kumva ko ijwi atari ikirega kubera gusakuza cyane murabizi twabwiye ko tuje Huye mu majyepfo baje kureba ikipe ya Rayon Sport aho yari yaje gusura ikipe y'Amagaju match ibanza byarangiye igitego kimwe kuri kimwe ku mpande zombi birangiye rero ikipe ya Rayon Sport ibashije gutahana amanota 3 igitego cyatsinzwe na kapitene w'ikipe ya Rayon Sport Muyirekega birangira ikipe ya Rayon Sport ibonye amanota 3 n'ibyo twabashiriza kugira ngo byishimo byo mubona ku bafana urukundo beretse Ruvumbu ndetse n'umukake w'ikipe ya Rayon Sport babonye ko nyine Rayon Sport irinyotse amanota 3 Rayon Sport igiye kugaruka muri byayo byo kubona intsinzi byayo byo kumvamo nyine ku stade bigirira kwita ikuzura kubera ko amanota 3 ikipe ya Rayon Sport atumye ikipe ya Rayon Sport izamuka kugera mu ya kabiri ariko rero haracyari gushaka imbaraga nyinshi byerekeye ikipe ko izamura navuga haracyarimo amanota menshi hagati y'ikipe ya mbere n'ikipe ya Rayon Sport ariko icyizere kirahari abafana igikombe turacyagihagazeho tubashimire cyane tubashe kudushyigikira ibintu byacu kuri bisi tubishobora kubaho cyane.